Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo. Buri wese n'igihugu aherereyemo, shalom ndabashuhuje. Muri kumwe nanjye, Mame Benezeri, karibu dusenge. Reka dusome ijambo ry'Imana, reka dusome muri Luka 22, umurongo wa 39 kugera ku wa 40. Luka 22, umurongo wa 39 kugera ku wa 40. Umutwe waho w'amagambo uravuga ngo Yesu asengana umubabaro. Arasohoka ajya ku musozi wa Elayono nk'uko yamenyereye, abigishwa be baramukurikira. Agezeyo arababwira ati nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Amen. Uyu munsi nta kindi cyangwa se muri iki gihe, reka twisengere imbaraga zo gusenga. Wisengere Mwuka Wera gusiga amavuta yo gusenga. Wisengere Imana izuri ibihe byawe byo gusenga. Wisengere kugira ngo bariyeri zakuza gusenga ziveho, ibyakurangazaga mu masengesho biveho, ibidashaka gusenga uhaguruka ufata umwanzuro, ugire ibihe ushyizeho Imana izi muziranyeho, ugire gahunda mu masengesho, ugire icyerekezo, ugire orudre mu masengesho. Nta kindi cyaturinda moshya. Ngo arasohoka ajya ku musozi wa Elayono nk'uko yamenyereye, abigishwa be baramukurikira. Agezeyo, haleluya, agezeyo arababwira ngo nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Hano bari ku musozi wa Elayono. Haleluya, musenge mutajya mu moshya. Nta kindi kintu cyaturinda moshya, cyaturinda gukora ibibi, cyadufasha gusenga. Nta yindi ntwaro dufite yatuma dushobora urugendo gusenga. Nyankunda kubaza abantu ati niba Yesu yarasenze, wowe uri igiki ngo ntusenge? Harya urinde ko tugomba gusenga kugeza umwuka ushizemo. Haleluya, tugomba gusenga. Kinda gisubiramo, tugomba gusenga. Tugomba gukanguka tukava mu bitotsi, bigomba guhinduka tugasenga. Nta kindi kizatuma amaboko yacu atajya mu moshya. Dusenge kuko mu masengesho aho tuzahahurira n'Imana, Mwuka Wera azaba ari kumwe natwe. Tuzumva byinshi, tuzahishukirwa byinshi, tuzamenya byinshi kubwo gusenga, kandi tugasenga neza. Haleluya. Hari akantu nkunda cyane kavuga ngo wasenze Imana ubura iki? Wasenze Imana ubura iki? Senga, fungura umunwa usenge, haguruka usenge. Mpamvu mvuga ngo byuka senga utajya mu moshya. Fungura umunwa usenge utajya mu moshya. Kwa ngo n'Imana izatubwira ngo aha hari amoshya. Aho no tuzaganirira n'Imana, gusenga no kuganira n'Imana. Imana twibwira, Imana yati mwana wariko, Imana ikaturindira, Imana ikadufata amaboko, Imana igasubiza intege mu bugingo bwacu, Imana ikongera ikatwuzuza. Gusenga niho kumera kujya kuri sharijeri, ukongera ugacaginga. Haleluya. Nahandi tuzakura imbaraga zo kunesha icyaha mu masengesho. Nahandi ibyaha byatunaniye kutuvaho byatuviraho gusenga, gushaka Imana. Nahandi turi buneshereze amasengesho. Dufite abantu benshi basenze kandi babona impinduka. Dufite ingero z'abantu bahagaze bagasenga, nawe kandi urabazi. Imana ikabiyereka gusengana umutima utaryarya, gusengana umutima Imana yishimira, harimo no kwihana. Aya moshya nta kindi kizayadukiza uretse guhaguruka tugasenga. Nta kindi. Ngatanduka ngo ageze yarababwira ngo nimusenge, nimusenge. Iki gitondo Yesu arakubwiye ngo senga, nidusenge kugira ngo utajya mu moshya. Ni byinshi biri kuyobya abagenzi, ni byinshi biri kunaniza abagenzi, ni byinshi biri kuyoberanya imbere y'abagenzi, ariko hamwe no gusenga ni byinshi. Inzira yacu ni nini, ariko ikizayidufasha, urugendo ni rurerure, ariko ikizabidufasha ni amasengesho. Aho niho tuzongerwamo imbaraga, aho niho tuzahishukirwa, aho niho tuzabona mu mwuka, aho niho tuzamenya ngo turakora iki ntitugikora. Aho ngaho gusenga, ariko kandi tugasengera mu byanditswe byera by'Imana. Gusenga dukoresheje ijambo ry'Imana ni byiza cyane. Reka ndekeraho twisengere. Fungura umunwa usenge, byuka usenge, haguruka usenge, hindura uburyo bwo gusenga mu izina rya Yesu. Tutajya mu moshya. Ibyatwoshya byo ni byinshi, ibiri kuza guhinyuza kwizera kw'abera ni byinshi, ariko hari Data wa twese
wavutugiriye inama ya kigabo, inama nziza. Ashimwe. Haleluya, 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 haleluya. Amina. Urakoze Yesu, ndagushimiye. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe, twuzuzemo imbaraga zo gusenga, twuzuzemo Mwami ibihe byo gusenga. Fata iminwa yacu ifunguke isenge. Mwuka wera w'Imana tubashishe, dusukire amavuta yo gusenga mu gihe nk'iki. Tuvanemo urucantege no kunanizwa, tuvanemo ibitotsi by'ubupfapfa, tuvanemo umunaniro utava ku Mana. Maze Mwami dusenge, abantu bahaguruke basenge, ba mu gitondo basenge, bo ku gicamunsi basenge, ba nimugoroba basenge, ba nijoro basenge, uko dushobojwe Mwami. Ndasenze mu izina rya Yesu. Iki ni igihe cyo kugushaka Mwami, kukubonwa. Iki ni igihe cyo gukora kwawe. Iki ni igihe cyo kwishurirwa kwawe. Iki ni igihe cyo kwiyubahisha kwawe. Iki ni igihe cyawe Mwami, ku buzima bwacu, mu izina rya Yesu, mu mbaraga za Yesu, mu butware bwa Yesu, mu buntu bwa Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Ndagushimiye Mwami. Haleluya, shima Mwami. Amamara umwuka wo gusenga utwuzure, umwuka wo gusenga ukorane natwe mu bihe nk'ibi, kubw'icyubahiro cyawe Papa. Ndagushimiye kandi ntawagusenze ngamware, ntagusenze ngagira icyabura, kuko uri Imana yumva gusenga. Dufite ibihamya. Urakoze Mwami, urakoze kujya kudutyaza mu izina rya Yesu tugasenga. Ibyo gusengera ni byinshi kandi hakeneye n'abanyamasengesho. Urakoze Papa. Amen. Umunsi mwiza. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, wibuke gukora subscribe kandi usangize n'abandi, nabo babyuke bisengera, bige gusenga, batajya mu moshya. Shalom.